gusanga rero kunezerwa hari ubwo umuntu abishakira mu bintu byinshi, ukabishakira mu nshuti, ukabishakira mu kwambara neza, ukabishakira mu bavandimwe, ukabishakira mu rusengero, ukabishakira mu tubyiniro, ukabishakira mu nzoga, ukabishakira mu itabi, ukabishakira ahantu hose. Hari henshi ho buri muntu ajya akumva yuko icyo yashakagayo ari umunezero. Ariko uko dushakiye umunezero ahandi mu by'ukuri niko tuwubona. Ese turawubona? Byandi byo twashakiye umunezero niko koko tubibonamo wa munezero? Ni muntu ki rero ukwiye kugushimisha? Shuti bakunzi ba Team TV, baje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mwaramutse neza, abari mu gitondo mwiriwe neza, abari mu kumanywa, ab'umugoroba mbifurije umugoroba mwiza. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Shalom shalom, mahoro ya Kristo abe kuri twese. Nuko rero ntabwo tujya duhwema kuvuga ko muri inshuti nziza, muri nkoramutima zacu, muri imbaraga zacu, muri mudufasha uko bwije uko bukeye. Ni ukuri muraba umumaro mwinshi. Ntabwo tuzahwema kubivuga nk'uko namwe mudahwema kudushyigikira, nk'uko mudahwema kutuba hafi, kutugira inama, kubana natwe uko bwije uko bukeye. Rero ni ukuri iki gitondo cyangwa aya manywa cyangwa uyu mugoroba twongeye gushima Imana kubana namwe, kongera kugaruka imbere y'amaso yanyu. Ni ukuri Imana yo itajya ibura uko ibigenza kandi itajya ibura kugirira neza abagizi ba neza. Ijya ikomeza ibaduhera umugisha, ibaturindire, ibagushe neza, ibasetse, ibanezeze, ibarinde akaga kose. Yes, rero uyu munsi twongeye kuboneka hano kugira ngo twongere tuganire, kandi nibutsa bose bakoze like, abakoze share, abakoze subscribe, abakoze comment. Ni ukuri mwese Imana ibaha umugisha. Namwe mwese muri bugere hano aribwo bwa mbere. Ni ukuri mukoze ibyo byose, nizo mbaraga, niyo support ya mbere tubakeneraho. Ikintu gikomeye njya mbasaba ni share, kuko iyo mukoze share njya mbibutsa ko ushobora kwisanga uri ikiraro cyawa wundi yenda utagashoboye guhita abona iki kiganiro, kandi mu by'ukuri ari we ugikwiye. Iyo ukoze share tuba dufatanije uyu murimo bikomeye cyane. Rero Imana yo mu ijuru duhana umugisha abandi batarabikora. Namwe ni ukuri nimugera hano, data bashoboze, mushobore kudushyigikira kugira ngo dukomeze kubana namwe, natwe tudacitse intege ndetse tudacogoye. Data rero abaha umugisha. Ubwo rero tugiye kubanza gusenga. Ibikorwa byose bya Team TV nta kindi bigamije uretse gukomeza kubaka ubwami bwa data, gukomeza kwera imbuto za mwuka, gukomeza kubiba imbuto za mwuka, gukomeza niyo gahunda nyamukuru. Reka tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro, turagushimye, turaguhimbaje ku munsi mwiza watugeneye, umunsi w'amahoro, umunsi w'umunezero, umunsi utagira ukusa, umunsi tutigeze tubona, umunsi tutazongera kubona ukundi. Mwami Imana rero uhabwe icyubahiro, kuko uri Imana yacu igena kandi bigasohora. Data igihe cyose turi imbere y'amaso yawe ndetse n'imbere y'ubwoko bwawe, ntabwo tujya duhwema gushima izina ryawe, tujya duhwema gushima ko wabanye natwe, ukaturinda, ukaturwanira, ukadutsindishiriza. Ariyo mpamvu tuba tugaragara hano. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twirengagije ko hari benshi ubu ngubu baba bageze ahacecekerwa, benshi barwaye, benshi bafite ibibazo hirya no hino, ariko twebwe uwatugiriye neza, ishimwe n'ikuzo bibyaye Mwami. Shimirwa rero buri muntu wese utubana muri Team TV. Mwami ndakwinze kugira ngo umuhe umugisha, umukobwa, umuhungu, umupapa, umumama, bose badukurikira. Ni ukuri buri umwe wese ahari, ni wowe uzi icyo akora, ni wowe uzi uko abigenza. Ndakwinjiza kugira ngo wahereze umugisha, kandi ukomeze Mwami kwagura imbago zabo, kandi ukomeze guha umugisha imirimo y'amaboko yabo, kandi wera ukiranuka
ukomeze kubabera imana n'abakubera ubwoko nuko rero nyaguhora ku ngoma umunsi wa none gahunda zose tuzishyize mu biganza byawe ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe amagambo yose avugirwa ntaba ari jye ahubwo aba ari wowe mwami ururimi rwanjye ntiruba ari rwo ruvuga ahubwo nkozeho ikara nuko mwami uvuga cya kindi cyateganije ko icyo nkwiye kuvuga ibyanjye byose biburizwamo mu izina rya Yesu Kristo umugisha buri wese dukorana uyu murimo mugirire neza kandi ukomeze kutubera imbaraga utubere byose muri uru rugendo kugira ngo umwami ruzasohore amahoro icyubahiro no kuzoba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 yes murakoze cyane rero uyu munsi none twagarutse imbere y'amaso yanyu n'imbere y'Imana gahunda uyu munsi ifite ni ikiganiro n'ubundi ikiganiro kigamije kuganira namwe bisa naho turebana nifuza yuko ikiganiro ngiye kuganira uyu munsi cyazagira feedback mukama feedback mukagaragaza ko mwacyumvise n'uburyo mwacyumvise uyu munsi nazanye insanganyamatsiko igira iti ese bitwaye iki kubaho ubuzima bunezerewe bitwaye iki kubaho ubuzima bunezerewe naje gusanga muri ubu buzima tubayeho hari byinshi cyane bituma tubabara hari byinshi hari ugupfusha inshuti yawe ukababara hari ugupfusha umuvandimwe wakundaga cyane ukababara hari ukubaho mu rushako ariko rutanejeje ukababara hari ukubyara abana bakakubera ibibazo ukababara hari ukugira inshuti ikakubera ikibazo ikakubabaza hari kujya mu rusengero aho usengera naho ukahababarira hari mu kazi aho dukorera turahababarira hari ahantu henshi ho nasanze abantu tuhababarira uyu munsi rero navuze ngo ese byatwara iki kubaho ubuzima bwuzuye umunezero byatwara iki kubaho twishimye kandi ikindi nanone nkibaza ni ikibazo cyo nibaza nawe nkikubaze ese ubona ari nde waguhitiramo wahitamo kukunezeza ubona ninde ukwiye kukunezeza ninde ukwiye kunezeza ni inshuti yawe ni umugabo wawe ni umugore wawe ni umukozi mugenzi wawe ni bosi wawe ni pasiteri ninde ukwiye kunezeza uyu munsi rero nabonye ko twaganira ku munezero umunezero naje gusanga ari umuti w'ibibazo byinshi cyane ibibazo nk'ibyo bishobora kuba bikugose hirya no hino ariko iyo ugize amahirwe ukabitsindisha kunezerwa ni ukuri uratsinda ubuzima bugakomeza ukagenda wumva uri umuntu watsinze rero uyu munsi navuze ngo tuganire ku kintu cyitwa kunezerwa naje gusanga rero kunezerwa hari ubwo umuntu abishakira mu bintu byinshi ukabishakira mu nshuti ukabishakira mu kwambara neza ukabishakira mu bavandimwe ukabishakira mu rusengero ukabishakira mu tubyiniro ukabishakira mu nzoga ukabishakira mu itabi ukabishakira ahantu hose hari henshi ho buri muntu ajya akumva yuko icyo yashakagayo ari umunezero ariko uko dushakiye umunezero ahandi mu by'ukuri niko tuwubona ese turawubona byandi byo twashakiye umunezero niko koko tubibonamo wa munezero ni muntu ki rero ukwiye kugushimisha ni muntu ki ukwiye kumva ko ari inshingano zo kukunezeza naje gutekereza rero nsanga kunezerwa k'umuntu ni amahitamo ye turaza kubifatanya mwese niyo mpamvu mbasaba ngo tugire comments zo duhabwa namwe dufatanye umurimo bitume twumva hari impamvu yo gukomeza kugana biba bigaragara ko mwakurikiye mwumvise mwasobanukiwe noneho natwe mukaduha comments tugashobora kugira feedback tukamenya neza n'icyo twakora ubukurikiye rero jye naje gusansanga kunezerwa k'umuntu ni amahitamo ye kunezerwa k'umuntu ni we wihitiramo ukavuga uti jyewe ndumva mpisemo kubaho ubuzima bwuzuye umunezero ntabwo ari uko icyo gihe uzaba utandukanye n'ibibazo ntuzaba utandukanye n'ibikugora ntuzaba utandukanye no tukiri muri iyi si ngo dufashe umwanya mu ntambara niko ijambo ry'Imana ribivuga ariko umunezero naje gusanga ni umuti umunezero ni umuti umunezero ni ingabo igukingira byinshi amasasu menshi cyane y'ibibazo
byakabaye bigukubita ninga bigukingira ibifaru by'ibibazo byakaye iyo ugize amahirwe ukagira umunezero no kuri pe uratsinda cyangwa uranesha rero navuze ngo je nabonye kuri iyi si nta muntu wakunezeza umwana w'umuntu akunezeza mu kanya akaguhinduka umugabo arakunezeza akakukorera ibya mirenge mu kanya akaguhinduka umugore wakakunezeza mu kanya agahinduka umwana akabaho ukumva unejejwe no kuba umwana umufite ari wawe witwa papa we no kwitwa mama we ukumva n'ibyo umunezero mu kanya akaguhinduka pasiteri mukana na pasiteri akakubera umushumba mwiza mu kanya kubera ko ari umwana w'umuntu nawe mu kanya akaguhinduka naje gusanga nsanga rero kunezerwa nabonye nta yindi sosi ikomeye no kuba ufite Imana muri wowe ariko tumaze kubona none abantu bafite Imana muri bo abakristo bakomeye aho ugasanga pe umunezero warabihishe reka mbabwire ibintu bituzengurutse reka byo kutumaramo imbaraga reka byo kutumaramo uburyohe reka byo kutumaramo umunezero data yaduhaye ni ukuri iyo unezerewe bakristo mwebwe cyangwa nundi utaratuza akanwa ke cyangwa utarameze umutima we ngo yatuza akanwa ke yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza iyo unezerewe iyo ufashe gahunda ukavuga uti biriya bintu byambabaje rero aho kugira ngo ngire depression aho kugira ngo ndwara indwara bishobora gutuma umutima wanjye uturika cyangwa bishobora gutuma ntiyahura oya fashe gahunda iyo ako kantu kakujemo ugaterura indirimbo karirimba bya bibazo byose bihinduka umuyonga ntacyo biba bikivuze rero naje gusansanga ni njyewe nawe dukwiye kwihitiramo umunezero ukavuga uti ntabwo nzi igihe nzamara kuri iyi si sinzi igihe nzamara kuri iyi si ako nabafashe gahunda yuko iminsi isigaye nkiriho nabafashe gahunda yo kubaho nezerewe rero icyo gihe nabonye bishoboka birashoboka cyane ibizakubabaza ntibizabura ariko bizakubabaza we kubera ko wafashe gahunda uvuga uti rero nakibonye cyambabaje ko what next nimbabara nkaheranwa n'agahinda se ndi bwunguka iki ahubwo ngiye kunguka ko ngiye kugira agahinda ngiye mu gitanda ndyame cyangwa njye ahantu nigunge cyangwa mve mu bantu cyangwa njye mu kazi ndakare n'indakare ndabize kunkurizamo ikibazo hagati yanjye na boss wanjye cyangwa ufata umwanzuro uvuga uti no ibyo byose ndumva mbyanze nifatiye umwanzuro yuko ubuzima afite kuri iyi si sigaranye nibyo kunezerwa nubwo kubaho happy life nkabaho nezerewe nkakeya umunezero kandi nkawubona ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo bigenze biryosha za nshuti zawe iyo wabonye yarafashe iyo gahunda ni ukuri nabo baharanira ko baricara bakavuga ngo ariko nguzi ko Jody naho wamubwira iki ntajya babara Jody naho wamubwira iki n'iki ntashobora kukurekura ahora nezera ahora yisekera burya ntabwo ari uko nta bibabazo umuntu aba yahuye nabyo ntabwo ari uko nta misare aba afite ku mubiri we ndavuga imisare nyine ntabwo ari imisare yindi iterwa n'utuntu twagukase ariko yafashe gahunda yavuga ati no ibyo byose ariko je numva nkeneye kunezerwa yarangiza ugapfukama ugasaba Imana iryo sengesho rikakubamo nukuri data arabigukorera umunezero rero ni umuti w'ibibazo byinshi umunezero ni ingabi gukingira ibibazo byinshi umunezero ni ikintu gituma ubaho nk'ufite kandi udafite ni ikintu gituma ubaho nk'umukire kandi nyamara utari umukire ni ikintu gituma buri umwe wese akwishimira kubona akakwishimira naho nyine abanzi ntibabura ariko all in all narakureba akavuga ati niki gituma uriya mugore ahora anezerewe iki gituma uriya mugabo ahora anezerewe umunezero uragutsindishiriza umunezero ugukura mu kaga rero reka mbasabe ngo tubeho ubuzima bunezerewe mugabo haranira kubaho ubuzima bunezerewe umugore haranira kubaho ubuzima bunezerewe umwana haranira kubaho ubuzima bunezerewe ntabwo rero wa munezero tujye twibeshya ngo dushake tugashakira mu itabi tugashakira mu nzoga tugashakira mu bagabo mu bagore n'ahandi nkubwije ukuri ntabwo uri ari umunezero uri complete ariko umunezero nyakuri jyewe nabonye ni uwo mu Mana niwo ukuzaho ugasanga nta bindi bintu by'uruvange
umunezero uturuka ku Mana niwo ugira utya ukagutsindishiriza ikintu cyo wabonaga cyagutsinze cyakurangije. Umunezero uturuka ku Mana nta ruvange rundi rubamo. Rero cyo nabifuriza yuko twagira umunezero uturuka ku Mana Data, twagira umunezero uzatuma ubuzima bwawe bwubayeho utaregreta. Wari uzi ko ubayeho unezerewe uba wiyongerera imyaka yo kubaho? Wari uzi yuko ubayeho unezerewe bituma n'ugukomokaho wese nawe iyo kamere nziza cyangwa iyo karande nziza nayo imurandaho? Wari uzi yuko mbese mpora mbabwira ko ibyo dukora byose turi abarimu b'abana bacu. Abana bo bakubonye uhora unezerewe ni ukuri b'abana bo babaho mu munezero. Icyambere wowe ubabeshaho mu munezero, ubaho ubabyinirira, ubaho ntabwo bizakubuza kumukubita akanyafu mu gihe cyo yakoze amakosa, ntizakubuza kumuhana, ariko umunezero iyo abona ko umunezero udomina ibibazo byo mufite, yabona umunezero urusha imbaraga ibibazo byabona, wa mwana nawe yadopta kuri wa munezero, nagira atya agakwegaho nawe ikamubera ingabo imukingira byinshi. Rero reka mbasabe ngo umugore, umugabo, umukobwa, umusore, ye mwana, duharanire twese kubaho ubuzima bunezerewe kugira ngo ejo hacu hazabe heza. Nje ndumva nashaka kujya tuganire ku munezero. Umunezero utuma uba ufite nk'imyaka 50 bakakubona usa n'ufite imyaka 30. Nta kindi. Reka mbabwire, iyo tubaye tutanezerewe, umuntu utanezerewe agira ibibazo cyane. Icyambere usanga erega nta n'ikindi cyubona, cyasigaye mbona abantu benshi baragize uruhara, baragize imvi, baragize gemba mbona ari nkaho hari iyo stress. Iyo stress rero yitsindishije kunezerwa hari ubwo pe iburizwamo, ikaburizwamo. Ariko abantu ugasanga afite imyaka 30, wamureba utya we wa 50 ukajya ku ruhande ukamubisa tumuhereze uyu musaza intebe cyangwa uyu mukecuru. Ntibikwiye rero. Twiyibuke twumve yuko ibitubabaza ni byinshi, nibyo byinshi, ibitunezeza nibyo biki, ariko waharaniye umunezero uzabaho umunezero, uzabaho mu buzima bunezerewe, uzabaho uri intangarugero ku muntu uhora unezerewe. Cyari abantu bonzi bajya batanga izo ngero ukumva n'ukuri birashimishije. Tanga urugero ngo runaka ngo hora nezerewe ni wamugira gute? Nzababwira ubwo buhamya ubutaha ko bungubu amasaha aragiye, ariko mu byumve ngo nshuti zacu tubifurije umunezero. Umunezero uturuka kuri Data udakurikirwa n'umubabaro. Umunezero uturuka kuri Data niwo uri complete, niwo wuzuye, niwo unezerwa nyine ukumva uranezerewe. Wasonze ukumva uranezerewe, wagira inyota ukumva uranezerewe, wagira ibibazo ukumva uranezerewe, akumva umuntu akumva urateruye indirimbo urimo uraririmba kandi mu by'ukuri ufite ibibazo. Nta kindi kizabitera, ni ya mahitamo yahisemo neza kubaho ubuzima bunezerewe. Rero Data duhana umugisha, mwebwe mwese mwari mubayeho mubabaye, mufite ibibabaje, mubona nta kandi urabibona ko yenda ku bwawe nk'umwana w'umuntu urabona ko bidashoboka yuko byarangira, ariko kuri Data nicyo mukundira. Ijambo ry'Imana yatubwira ko Imana yacu twizeye ishobora byose. Ntabwo ndumva aho rigabanya ngo rivuga ngo rero Data ashoboye gukiza inkorora ariko ntashoboye kanseri. Ijambo ry'Imana yatubwira ko Data ashobora byose. Rero Data wo mu ijuru namusabye kugira ngo abaho umutima unezerewe, abaho umutima unyuzwe n'icyo mufite, abaho umutima wishimira buri kimwe, wishimira buri muntu, ukabaho ubuzima buri positive, ubuzima buhora bubona ibyiza byandi butabona ibibi byabo, ubuzima buhora bubona ibyiza byawe bitabona ibibi byabo, ubuzima buhora buguwe neza, bunezerewe. Buri umwe hahandi hazajya yifuza kugera aho uri ko yumva ko yahari umususurutse. Rero nshuti za Data mbifurije kugira ubuzima bunezerewe, kandi birashoboka cyane. Mugabo ushobora kubaho ubuzima bunezerewe, umugore birashoboka kubaho ubuzima bunezerewe, kandi iyo munezerewe nta kabuza mutera imbere, kuko iyo munezerewe mugira akanya kaganira neza, iyo munezerewe mugira akanya mbese kagira ubusabane, murasabana, ariko mubabaye ntabwo bishoboka. Ubutaha nzababwira umumaro wo kubaho munezerewe ndetse n'ibibi byo kubaho mubabaye cyangwa murakaye cyangwa mushavuye. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ndabashimiye ko mufasha aka kanya
mukaba munteze amatwi kandi ndabashimira cyane nimbona like zanyu nkabona comments zanyu ibyo biradufasha cyane tukamenya n'ejo hazaza ukuntu tuzabyitwaramo. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro, wakoze kubana natwe, wakoze kongeye kutwigisha ku ijambo umunezero. Umunezero nasanze ari ikintu cy'umuntu adapfa kubona kituruka imbere mu muntu. Mwami ndakwinizera kugira ngo udushoboze gusobanukirwa neza umunezero icyo ari cyo, kugira ngo bidushobokere kubaho ubuzima bunezerewe. Hari byinshi bitubabaza, hari byinshi, ariko Mana ndakwinze kugira ngo muri ibyo byinshi bitubabaza wibyazemo ibidushimisha, kandi urashoboye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinjiza nafite ubugarukiro kugira ngo data ugikorere kwiyubahisha icyo ni kuzobibyaya Mwami. Ni ukuri data mwiza tubibemo umwuka w'umunezero, tubibemo umwuka wo kwishima, tubibemo umwuka uzatuma tubaho tuguhesha icyubahiro. Ni ukuri ntabwo ntitukuzi urakaye, ntitukuzi ubabaye, ntitukuzi, ahubwo tukuzi ni ukuri uri mwiza, wera, ukiranuka. Ni ukuri natwe Mwami dushoboze nk'abana bawe, ushobora kubaho ubuzima bukiranutse kandi ubuzima bwera, ubuzima ubwo ni ukuri data mwiza tubaho twese twumva twishimiye. Ni uko rero Mwami ushobora byose, umugisha urugo Mwami mwiza, umugisha umuryango, umugisha itorero, umugisha igihugu cyacu, umugisha buri umwe wese ahava akagera, kandi wowe uri Imana itanga umugisha wawe wundi utajya ukurikirwa n'umuvumo. Icyubahiro ni kuzoba ibyawe kuko zibirenze n'ibyo twatuye, ibyo dusabye, kuko uri Imana y'inyarukundo ndetse y'inyambabazi. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru ko byose ugiye kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.